Haleluya. Ndibaza ko wamaze kwisubiza nimba urwo rugendo rwaratangiye muri wowe cyangwa ntarwo. Kubera iki? Urabona mu isi harimo abantu, abazungu, abirabure, abashinwa, abahinde n'abandi bose, abantu batandukanye. Kubera iki bose bakoze ibyaha ntibashikira ubuzima? Baravuga ati nubwo twese turuka kuri Adamu, sibyo? Ariko hariho amateori abihakana yo mu isi atemera ko abantu bafite origine commune. Hariho amateori menshi. Rero Bibiliya iratwereka ko hari ibintu biri universel, ibintu bireba abantu bose. Upfa kwitwa inyoko muntu. Icyaha cyafashe inyoko muntu. Nimba icyaha cyarafashe inyoko muntu yose, upfa kwitwa umuntu. Ni ukuvuga ngo n'igisubizo Imana yatanze kugira ngo ikemure ikibazo cy'icyaha, n'icyo gisubizo nacyo kireba inyoko muntu yose. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo le péché est universel. Icyaha cyarafashe inyoko muntu yose, n'igisubizo cy'icyaha ariko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nabwo ni universel. Aho nta madini ntudavuga. Ubutumwa buri hejuru y'amadini. Amen. Kuko buzana igisubizo cy'icyaha cy'ikibazo rusange. Dore rero aho rero abantu benshi kubera ko batanazi na siyanse bagenda bahakana gusa ibyo batazi mu buswa bwabo. Imana impamvu yemera abasiyantifike bazima ikagenda ibavunguriraho umucyo kugira ngo badekuvure ibintu, bavumbure ibintu, ni ukugira ngo bigende byishimangira Bibiliya ko ari ijambo ry'Imana. Amen. Toute vraie invention appuie la vérité biblique. Buri buvumbuzi bwose bw'ukuri ntabwo buza buhamanya na Bibiliya. Wabizi? Amen. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des pseudo-sciences. Hari amasiyansi atari y'ukuri. Ariko siyansi y'ukuri yose igenda ihamiriza ijambo ry'Imana ko ari ukuri. Amen. Ntabwo mwigeze mumva icyo bita Eve mitochondriale. Kera nigeze kubabwira hano. Mitochondrio Eva. Bibiliya ivuga ko ari umugore wa mbere. Amen. Muri ADN ari agace kitwa mitochondrie. Ni agace ka ADN yawe nanjye twese. Noneho hariho agace kitwa Eve, bakise Eve mitochondriale. Mitochondrie ni agace ka ADN. Kubera iki bakise Eve mitochondriale? Kubera iki? Kubera ko ako gace ka ADN basanze buri muntu wese, yaba umuzungu, yaba umwirabura, yaba umushinwa, bande turagahuje. Bivuga ngo rero babyawe n'umwe. Urumva ko Imana yashatse ko batera imbere muri siyansi kugira ngo bapfuye ijambo ry'Imana. Yaba umushinwa, yaba umwirabure, yaba umuzungu, yaba umuhindi, yaba upfa kuba uri nyoko muntu. Amen. Ufite Eve mitochondriale iwanye n'iyundi muntu wese. Barayibatije Eve mitochondriale. Bivuga ngo nous sommes issus tous d'une seule femme. Twabyawe n'umugore umwe. Ibyo rero ni ibihamya Bibiliya. Twabyawe n'umuntu umwe. Amen.
mama wa twese ni umwe, nubwo twaba dufite ibidutandukanya ku mubiri, umuzungu, umwirabure n'iki, ariko siyansi yaje kuvumbura ko twese dufite muri twebwe mama wacu wa mbere yaduhaye umurage witwa Eve mitochondrial, mitochondrio Eve. Iyo ni ikimenyetso cy'uko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Umva rero, iyo umuntu agenda hariya ngo Bibiliya yanditswe n'umuntu, ntabwo ngeneye Yesu, ni ukutamenya. Imana yavuze iki? Biyise abanyabwenge bahinduka abapfapfa. Ushobora kwita umunyabwenge ariko uri umupfapfa, ugahakana n'ibyo utazi. Kuko sinumva umuntu atazi na Bibiliya akaguruka kuba specialist wa Bibiliya. Wowe uja kunyomoza ibyo utazi. Déjà c'est anti-scientifique ça. Mbere ko ujya gukritika ibintu banza urebe ko ufite uri inzobere wabyo. Ni ukuvuga rero, hakurya, amen, hakurya y'ibi bitandukanye abantu, twese twakuturutse ku muntu umwe, kubera Bibiliya bivuga na siyansi ikabyemeza binyuze kuri Eve mitochondrial. Imana ishimwe. Ubona ari inzangano z'abantu rero ntizifite shingiro. Ntabyo. Niyo mpamvu Imana izahana abantu bangana. Niyo mpamvu ivuga ngo kunda mugeze nk'uko wikunda, kuko mufite bimwe mwavuye hamwe. Uzagende ubabwire bari abantu bangana, ubabwire ati ni ubupfapfa, kuko uriya wanga ni umuvandimwe, kuko ufite ikintu afite kimwe, Eve mitochondrial. Iyo turayisangiye. Imana ishimwe. Umva rero, mbere yuko ndangiza, icya mbere ukwiye kuba muri position kumva ko umuhamagaro wawe, amen, umaze kuhabwa akamero k'Imana, niko kagize identite yawe. Uvuga ngo wowe uri muri position y'iki? Y'uwera. Kabone n'ubwo urugendo ruhari, ariko ukwiye kwibona muri position y'uwera. Amen. Ni position par la foi. Ukwizera Kristo kunshira muri position y'uwera. Cyoma cyumvise? Amen. Ntabwo ari uko biba byamaze kuba. Ni ikibazo cya position mu kwizera. Amen. Kuko Imana itubara ko dukiranutse tutaranakiranuka. Muri Kristo. Ni position. Turi muri position y'abakiranutsi kubwa Yesu. Turi muri position kwera kubwa Yesu Kristo. Amen. Icya kabiri, nubwo bimeze gutyo, tufite position y'ukiranuka, position mu kiranutsi, position y'uwera, ariko ni ibintu biri progressif. Ni processus. Ni urugendo. Amen. Ni ukuvuga ni urugendo, ni urugendo rwo kugenda dushushanywa dusa na Kristo. Amen. Birasaba rero iki? Gukorana n'Umwuka Wera mu buzima bwacu, kugira ngo ku munsi agende aduha ishusho y'imbere mu mutima wacu. Umuntu w'imbere agenda ashushanywa n'ubwiza bwa Kristo, binyuze mu masengesho y'urudaca no gusoma ijambo ry'Imana no kuritekerezaho ijoro n'amanywa. Amasengesho n'ijambo ry'Imana ni inzira Umwuka Wera anyuramo kugira ngo agende akora umurimo we wo kugenda
adushushanya mu muntu w'imbere kugira ngo tugende tugira ishusho ya Kristo. Ya position dufite mu kwizera igende yubakwa, noneho ntibe gusa mu kwizera, izavemo rero realite. Imana yabwa icyubahiro. Haleluya. Murumva rero impamvu Yesu avuga ngo dusenge ubudasiba. Kubera ko rwa rugendo ntabwo ruhagarara. Binyuze mu gusenga, binyuze mu ijambo ry'Imana, Imana igenda itwubakamo uko kwera. Ibyari position yo kwizera binduka realite. Imana ishimwe. Rero n'ubuzima, n'urugendo rw'ubuzima bwose, nubwo harimo intambara ibirwanya, harimo challenges. Kubera iki? Birumvikana, hari Satani, hari na ya kamere. Ibyo byose rero kandi bigafashwa rero na environnement y'isi yanga Imana. Ibyo bitatu rero bituma rero urugendo rwo kwezwa ari intambara ikomeye cyane. Amen. Ariko Imana ishimwe kubw'Umwuka Wera, kuko Umwuka Wera niwe udufasha kugenda tubinesha ibyo byose. Imana yabwa icyubahiro. Umwuka Wera agenda adufasha kunesha ibyo byose, mu gihe twebwe twakoze umurimo wacu wo kugira ubushake bwo kurwana n'icyaha, ubushake bwo kumvira Imana, ubushake bwo gusoma ijambo ry'Imana, kuritekerezaho no gusaba Imana iduha imbaraga zo kurishyira mu bikorwa, n'ubushake bwo gusenga ubudasiba. Reka some Gutegeka 2:27-8. Deutéronome 27:8. Uzandike kuri ibyo bibuye amagambo yose y'aya mategeko, wandikishije gukeba inyuguti zisomeka neza. Amen. Uzandike kuri ibyo bibuye amagambo yose y'aya mategeko, wandikishije gukeba inyuguti zisomeka neza. Amen. Ngo amategeko y'Imana ayo magambo bayandike he? Ku mabuye mu nyuguti zisomeka neza. Tuza kumva impamvu yabyo. Gutegeka 2:6-8. Uyahambire ku kuboko kwawe akubera ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe. Amen. Kadusubiremo. Uyahambire ku kuboko kwawe akubera ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe. Amen. Subira inyuma kandi umurongo umwe. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. Ayo mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. Ujye ugira umwete wo kwigisha abana bawe. Ugira umwete wo kwigisha abana bawe. Ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe. Uyavuga wicaye mu nzu yawe. Nuko ugenda. Nuko ugenda. Nuko uryamye. Nuko uryamye. Nuko ubyutse. Nuko ubyutse. Uyahambire ku kuboko kwawe. Uyahambire ku kuboko kwawe. Akubera ikimenyetso. Akubera ikimenyetso. Uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso. Urashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe. Hagati y'amaso yawe. Uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe. Uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe. No ku byugarira byawe. No ku byugarira byawe. Amen. Ntabwo birarangira. Gutegeka 2:11 umurongo
wa 18 kugeza kuri 22. Umviriza kandi. nuko mubike ayo magambo yanjye mu mitima yanyu no mu bugingo bwanyu, muyahambire ku maboko yanyu, ababere ikimenyetso, muyashyire mu mpanga zanyu hagati y'amaso yanyu, mujye muyigisha abana banyu, mujye muyavuga mwicaye mu mazu yanyu, nk'uko mugenda mu nzira, n'uko muryamye, nk'uko mubyutse. Kandi muzayandike ku nkomanizo z'amazu yanyu no ku byugarira byanyu, kugira ngo iminsi yanyu igwirire mwebwe n'abana banyu mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza banyu ko azabaha, ihwane n'iy'ijuru riri hejuru y'isi. Nimugira umwete wo kwitondera ayo mategeko mbategeka yose, mukayumvira ngo mukunde Uwiteka Imana yanyu, mugende mu nzira ibayoboye zose, mwifatanye nayo akaramata. Amen. Amen. Aya magambo yose muyashize hamwe Imana ivuze yabwiye abisirayeli binyuze kuri Mose, mufashe mukashyira mu ijambo rimwe, n'iri tegeko Imana ibahaye, ngo amagambo yayo bayambire mu mutima, mu bugingo bwabo, bayambire mu kuboko, bayashyire bwanwa kawo, bayandike ku mazu yawo, ku miryango. Amen. Nibajya kuryama bayatekerezeho, nibicara muri saro bayaganireho, nibabyuka bayabyukireho, nibagenda mu rugendo bajyanye nayo, nibareba imbere ariyo babona, nibagenda inyuma ariyo babona, nibareba ibumoso ariyo bareba, nibajya iburyo ariyo bareba. Wumva Imana iravuga iki? Irarusha abantu. Umbereza, ibi byose nubishira hamwe, kuko Imana yavuze ngo guhirwa kwabo bituruka ku mategeko yayo, kuyumvira ubuzima bwabo. Siko yavuze? Mvuga ngo guhirwa kwabo, kunesha abanzi, kweza imirima yabo, ibi byose bikarumbuka, n'ibiki byose bituruka kuri ayo mategeko, kuyamenya no kuyashyira mu bikorwa. Sibyo? Ni ukuvuga ngo rero strategy y'Imana nuko kuba hose ariyo bakwiye kwandika, bakwiye kubona. Sibyo? Inzu y'umuyuda w'ukuri atapaganye, ahagaze mu mategeko ya Mose, muri dushe ariyo, muri toilette ariyo, muri saro ariyo, ahantu hose mu nzu ye hariho y'amagambo. Mwabizi? Ni ukuvuga ngo Imana ishaka yuko ariyo magambo uko azinjira muri bo akabacengeramo, azahinduka umwe hamwe nabo. Amaherezo ntago bazakora effort ibananira, kuko bazaba babaye umwe n'aya mategeko. Amen. Ubwo se bitandukanye n'ibyo Kristo yavuze. Yavuze iki? Ngo ukomeza ijambo ryanjye ntazigera sogongera ku rupfu. Nimba ijambo rye ari ubuzima, amen, tukwiye gukora mu buryo turimenya kugeza aho riba umwe natwe. Ukubonye abe ariryo abona, mu buryo utungutse hariya ngo rya jambo riraje. Imana ihabwa icyubahiro. Imana hano rero yasurinye ngo c'est un travail de longue haleine, ni umurimo ukomeye usaba buri effort ya buri munsi. Umvise ibyo abwiye Abayuda? Mu mwuka rero ntabwo byahindutse. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana ntabwo rizakwituramo, ni effort ya buri munsi kugira ngo rimenye. Nimba ari ryo riturukaho amahirwe yawe n'ubuzima, ukiyogira effort yuko buri munsi urimenya, uryiga, uryunguka buri munsi. Biriya nibyo ari amategeko ari ratubwira. Amen. Mu ijambo rimwe ni kuvuga iki? Imana ivuga ngo nshaka mbagotesha ijambo ryanjye, mugotwe naryo. Nimwinjira mu iwanyu aba ryo mubona, niwibagirwa iryo hariya ku irembo winjiye ryo muri saro rigufate.
nuricika ryo ku meza rigufate, nujya koga ryo muri dushe rigufate, nujya mu bwiherero ryo mu bwiherero rigufate, ahantu hose mu nzu yawe uri hasange. Niko inzu z'abayuda zimeze, abahagaze mu mategeko ya Mose. Kuvuga ngo Imana irerekana ko umuntu afite kwibagirwa. Birasaba ko Imana imuha strategy yo kugira ngo ijambo rye, kuko niryo c'est ça ton bonheur, niryo riturukamo your happiness mu buzima bwa none n'ubuzima buzaza. Rero ukwiye gukora uko ushoboye kugira ngo ntuzagibagirwe. Aba ari utekereza ubyuka, ari utekereza uryama, ari utekereza uri mu rugendo, ari utekereza uri urakora, ari utekereza ahantu hose. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nibyo bita la pertinence de la parole de Dieu. Amen. Ijambo ry'Imana. Reka duhindure amagambo ane hanyuma dusoze. Icyambere, muri uru rugendo turimo rwo kwezwa, hakwiye kuba harimo umutima wo kwihana buri gihe cyose. Umutima wo kwihana. Ntabwo muzi ko hariho umunsi twize ngo umurimo w'ubuntu bw'Imana mu mutima wihaniye. Bivuga ngo rero uwo mutima ukwiye kuwugumana, umutima wo kwihana ukwiye kuba mu gihe cyose. Amen. Icya kabiri, umutima wo kumvira ijambo ry'Imana. Ukwiye kugira kumvira, obéissance à la parole de Dieu. Kumvira, obedience. Ukwiye kureka Kristo buri munsi, amen, akomeza kugaragara mu ngeso zawe. Ingeso za Kristo zigende zigaragara mu myitwarire yawe, zigende zisimbura ingeso za kamere. Kristo agende akura muri wowe ugende udiminuwa. Hanyuma ariho navuze gukura, sibyo? Gukura muri ressemblance na Kristo, gukura ugenda ushushanywa na Kristo, ishusho ya Kristo ugenda ikura muri wowe. Cyanyuma perseverance. Muribuka perseverance icyo twavuze, ayindi jambo risa naryo endurance. Ibyo bikwiye kukubamo. Uru rugendo rwo kwezwa ntirushobozwa n'umuntu adafite perseverance na endurance. Twabonye ko perseverance yubaka endurance sur le long terme, in the long run. Uyu munsi bavandimwe turashoje kwiyiriza, ariko ntabwo dushoje amasengesho. Ariko ikibazo cyanjye ni kimwe, ese koko uru rugendo rw'imbere rwo kwezwa koko rwaratangiye? Iyo wirebye ugenda ubona ibyaha bigenda ubyigira kure yabyo, ingeso zawe za zindi Imana icyaha umva zigenda ziba kure yazo. Reka mbabwire ubuhamya. Iyo umuntu ari muri urugendo, ugeraho ureba ibintu runaka wakoraga, ugasigara wumva ko atari wowe wabikoraga. Kuko n'ubu buhamya mbahaye. Amen. Iyo umuntu ari muri urugendo rw'imbere rwo kwezwa, hagera ahantu uhagarara, none ukitekerezaho, ukabona yuko ibintu ibi ntabwo ari igenda bikoraga. Mu buryo ugeraho wumva yuko utigeze unabikora, tellement que ni ibintu biri kuri cyane yawe aho ugeze. Uko niko kuri ku rugendo rwo kwezwa. Imana ishimwe. Nimba waranywaga inzoga, nimba waranywaga itabi, nimba warasambanaga, nimba ibintu byose, ingeso mbi zose, iyo utangiye urugendo rwo kwezwa imbere, hagera ahantu ubona ko si bya bintu nigeze mbikora, ukumva ko utigeze ubikora, nyamara mu mateka warabikoze, ariko ukumva ko bitigeze bibaho. Amen. Iyo ni realite iri mu ijuru, yireperkita kuri wowe none. Hari ibiba byarabaye mu ijuru, nibyo bitangira
ukwereka ukuri kuri mu ijuru, ngo iyo turi mu buzima bwo kwezwa, biriya byose umwuka wera agenda tuvanamo hariya mu ijuru, barabifata no gutahabona bakabijugunya mu nyanja yo kwibagirwa. Bamara kubijugunya mu nyanja yo kwibagirwa, we no mu isi rero niho bitabiza ngo ariko si biriya bintu narabikoraga koko, wasanga nibeshyera. Iyo ni realite gukizwa, niyo realite y'urugendo ugendana na Yesu Kristo. Imana ishimwe. Nimba utaragera ahantu ubona ko ibintu byose Imana yanga usigaye ubibona nk'uko utigeze unabibamo, wowe tunakupa pole, bivuga ngo urugendo rwawe ni fake. Wikangure rero, ukanguke, umenye ko wahamagariwe kwezwa. Imana ihabwe icyubahiro. Ese urugendo rwaratangiye muri wowe? Murakomeza mu bitekerezo ko twavuze ko duhagaritse kwiriza, ariko amasengesho arakomeza, sibyo? Tuzasoza ku cyumweru. Reka tusomere ijambo nyuma maze kuvuga, Mika 7:19. Izaduhindukirira kutugirira ibambe, izirabatira ibicumuro byacu munsi y'ibirenge byayo, kandi uzarohera imuhengeri w'inyanja ibyaha byabo byose. Amen. Imuhengeri w'inyanja ni Imana izajugunya byaha byacu. Iyo nyanja yitwa la mer de l'oubli. Imana ibijugunya hariya ntiyongera kuri yo, ntabwo byigeze bibaho. Niyo mpamvu rero iyo umaze kugera mu urwo rugendo, iyo ugeze ahantu runaka, uhita wibaza ko utigeze unaba muri ibyo byaha.